Nshuti namwe bavandimwe duhuriye hano ndabasuhuje kandi mbifuriza amahoro. Nitwa Bikorwa Freeman, nkaba ntuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu muri uyu mwanya nkaba nifuza kugira ngo mbahe ubutumwa nta kindi no ubutumwa bwo kubabwira ko nta kidashoboka mu buzima, byose birashoboka. Icyo bisaba no kuba ufite inyota kabisa. Ni bangahe muri mwe mufite indoto zo kugera ku bintu bihambaye? Iyo ubitekerejeho bikakubuza gusinzira kuko utazi uko bigeraho. Ndagira ngo mbabwire ko izo ndoto ufite uko uzigeraho ntabwo ari akazi kawe. Akazi kawe mbere na mbere ni ukubishyira mu mutwe, mu bwonko, ukibwira uti birashoboka kubigeraho. Ugomba rwose kuba ubyumva mu mutwe wawe, kuba ubyiyumvamo, atari ikintu umeze nkaho uri kuborokora. Urabona iyo uri guhumeka, nta muntu ukubwira ngo uhumeke, urahumeka kuko ni ngombwa kuhumeka. Nanjye rero ndagira ngo mbabwire nti birashoboka kubigeraho. Iyi nyota yabyo, inyota ufitemo imbere yawe niyo ituma ubasha kubigeraho. Ufite amahirwe yo kugera kuri byose, ku bintu byose wifuza kugeraho. Twese dufite impano twahawe tuvuka. Urayifite, nanjye ndayifite, kandi icyiza cyabyo nta mpano zisa. Buri muntu afite impano itandukanye. Niyo mpamvu rero mvuga nti ni ngombwa ko buri mpano buri muntu afite agomba kwigeza kuri twese. Twese zizatugirira akamaro. Ufite amahirwe yo guhindura inkuru wabwiwe ugenderaho uyu munsi. Ushobora kwibaza muti ibyo ni ibiki uri kuvuga? Ubuzima bwacu buri munsi uko tubaho bugenda bitewe n'inkuru twabwiwe. Wari uzi ko uko imibereho yawe y'uyu munsi ijyanye n'inkuru wabwiwe? Ibyo ukora, uko ubitekereza, inzozi zawe, byose bituruka kuri iyo nkuru wabwiwe ikuri mu mutwe. So ni ngombwa rero ko twandika inkuru nshyashya ituma noneho tubasha kubaho ku bundi buzima dushaka. Birashoboka rwose, ni na ngombwa kandi birakwiye. Reka tuvuge twese hamwe ko birashoboka. Wibwira uti birashoboka, ngomba kugira inyota ihambaye ngo mbigereho. Bavandimwe, birashoboka kubaho mu buzima bw'inzozi zawe. Nanone reka mbabwire ko ntabwo ari ukubivuga gusa, rwose birashoboka. Tuvuge twese hamwe ko birashoboka. Wibwira uti ndabizi birashoboka, ariko ngomba kuba mfite inyota pe. Ni ukuri rwose birashoboka. Twemeranye kuri ibi. Iyo wageze iya Ndabaga, sinzi nimba mwese mubasha kumva, iyo mbese uri muri situwasiyo ukabona nta kundi wabigenza, ufata umwanzuro wo guhindura umurongo uriho mu buzima ugatangira ubundi. Iyo ugeze aho ngaho uba nta kintu kikurangaza, uba neza umeze nkaho nta yindi nzira. Ugomba gukora indi nzira cyangwa ugomba gushaka indi nzira uko byagenda kose. So birashoboka rero. Umutwe wawe icyo gihe wabwira ko ugomba kuguha indi nzira. Birashoboka. Nanjye rero ndagira ngo nkubwire nti birashoboka kugira
ibyo ushaka byose, byaba ari ibyo ukeneye cyangwa se wifuza mu buzima. Iyo ubishaka nyakubishaka, ibyo ari byo byose uba ushobora kubigeraho. Ariko rero ni ngombwa ko mu mutwe wawe ugomba kuba ari byo bikurimo, nta kindi kikurangaje. Nkwibarize rero, urashaka iki mu buzima? Ufite inzozi bwoko ki? Naho se inshingano, ufite inshingano bwoko ki? Nanone reka nkubwire nti birashoboka, birashoboka pe. Icyo usabwa ngo ubigereho ni ukugira ya nyota kabisa, ni ukugira ya nyota ikarishye kandi niteguye gutanga ikiguzi cy'iyo ushaka cyangwa cy'ibyo ushaka. So kugira inyota ni icyambere, no kuba witeguye kuriha ikiguzi icyo ari cyo cyose gikenewe kugira ngo ugere ku cyo ushaka. Maze rero bavandimwe, ndifuza kubagezaho modeli nshyashya yo mu bucuruzi no gushora imari yitwa gusangira inyungu cyangwa revenue sharing mu cyongereza. Iyi modeli nshyashya yo gusangira inyungu ituma abantu benshi bahuje umugambi umwe basangira inyungu cyangwa igihombo giturutse mu mushinga runaka bari gukoramo. Urugero nabaha ni urw'amasosiyete menshi hano muri Amerika ari gukoresha iyi modeli kandi bamaze kubona yuko iyi modeli rwose ibatera imbere. Hari sosiyete nini cyane yitwa Amazon, ikorera kuri internet, eBay ikorera kuri internet, Pages ikorera kuri internet, Squidle nayo ikorera kuri internet. Izi ni sosiyete nkeya bahaye nk'urugero. Naho se muri siporo turebe za association zo mu masiporo atandukanye nka Major League Baseball, National Basketball Association NBA, kuri mwebwe NFL cyangwa se hockey, bose bakoresha iyi modeli nshyashya yo gusangira inyungu. So no kubera rero iyi modeli nshya nishimiye kubamenyesha sosiyete ikorera hano muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yitwa Traffic Monson. Iyi sosiyete Traffic Monson itanga serivisi zo kwamamaza ku biciro biciriritse, noneho ikagabana inyungu n'abayoboke bayo. Ariko mbere y'uko mbabwira birambuye, ndashaka kubaza nimba mwari mwumva aya masosiyete n'ayakora hano muri Amerika, ariko ntabwo ari yonyine gusa, hari menshi cyane ku isi yose. Ndibaza nimba muzi sosiyete yitwa Google cyangwa se Facebook cyangwa Twitter, Yahoo na LinkedIn. Izi ni sosiyete nini cyane ziri hano muri Amerika kandi zizwi, ndakeka kandi zinazwi ku isi hose. Nanone mbabazi nti muzi icyo amasosiyete yose ahuriyeho? Ayo nanditse y'ingero nkeya. Aya masosiyete yose atanga serivisi zo kwamamaza, ntabwo kandi yamamaza ku isi, hano muri Amerika gusa, yamamaza ku isi yose. Kanongere mbabaze nanone, ntibyaba ari byiza aya masosiyete asangiye natwe twese inyungu abona? Mushobora kubaza muti kubera iki bakenera gusangira natwe izo nyungu? Kubera yuko ari twebwe izo nyungu ziturukaho. Tuba twasuye ayo masite yabo bigatuma babona ayo mafaranga. Babwire ko nta faranga na rimwe aya masosiyete ashobora kubona nta muntu usuye site na gatoya, kuko babona amafaranga aturutse mu kwamamaza. Kandi mu gihe nta muntu wagiyeho, ntabwo bashobora gutanga serivisi yo kwamamaza n'imwe. Reka turebere hamwe rero amafaranga aya masosiyete yinjize muri raporo y'umwaka wo mu 2015. Mwibuke ko aya mafaranga yinjijwe kubera yuko abantu bagiye gusura ayo masite yabo. So mwese muzi Facebook.
uyu mwaka wa 2015 Facebook yatanze raporo ko ifite billion hafi 18 z'amafaranga y'amanyamerika mukoresheje shanje ku manyarwanda namwe mwakomirwa. Twitter biliyoni 2 zirenga. Reba Google hafi biliyoni 75. Yahoo hafi biliyoni 5. LinkedIn hafi biliyoni 3. So is billion ewa ni amafaranga menshi yo mu kwamamaza gusa. Reka mbabaze ni bangahe muri mwe mukoresha Facebook? Ndakeka ko almost buri wese ufite ka mobile cyangwa se na computer isanzwe asura nibura Facebook cyangwa nka rimwe mu mwaka. Ariko abenshi tujyaho kenshi inshuro nyinshi ku munsi. Now hari ubwo Facebook yari yabohereza agasheke k'amafaranga kugira ngo bavuge bati thank you, mwarakoze kuza kudusura kuri site, bituma tubasha kubona aya mafaranga angana gutya. Hari umwe muri mwe urabona iyo check? Hanyuma so kuri Google, iyo muri giye gukora search kuri Google kabaha ibyo muri gushaka. Hari ubwo Google yari yabohereza agasheke, thank you kuba waraje gukoresha search engine yacu, ukaba waratumye tubasha kugera ku mafaranga. Naho se Twitter, buri mwanya tuba turi kohereza ama tweet, buri mwanya. Twitter hari ubwo yari yabohereza amafaranga. Nge bashimire gutyo, kubashimira gusa ntago bakeneye kubikora, ariko se imagine babohereje udufaranga dukeya, mutubwire. Maze rero bavandimwe, nishimiye kubamenyesha yuko iyi sosiyete Traffic Monsom yamamaza kimwe nk'uko Facebook, Google, Yahoo n'abandi benshi babikora bose. Ariko aho itandukanye nabo bose, Traffic Monsom ibona inyungu noneho ikayisangira n'abamambure bose. Mutinguki yego rwose, buri saha imwe inyungu Traffic Monsom ibona irayisangira n'abandi bose. Yanzi ko muri business ayo magambo ashobora gutanga contradiction cyangwa se ntinjire neza mu mutwe wanyu, ariko babwije ukuri nti inyungu iyi sosiyete ikorera irayisangira buri saha. Ndi urugero, barampemba. Ndibaza ko amatsiko abishe yo kumenya uburyo bishoboka gusangira izo nyungu n'abayoboke bose. Rwose birashoboka pe. So Traffic Monsom ni sosiyete itanga serivisi zo kwamamaza ku isi yose. Ubwo maze inyungu ibonye yakayigabana n'abayoboke cyangwa abo bamambure nyine babo. Sinabyo byonyine, utangira gukorera amafaranga nyuma y'isaha imwe gusa urangije kwiyandikisha. Nta nubwo ukeneye gutanga amafaranga, kwiyandikisha ni ubuntu. Buri muntu wese ufunguye konti kuri Traffic Monsom akorera amafaranga igihe cyose utangije ubashe kurangiza ibisabwa. Hari uburyo bumwe bwo gukorera amafaranga kuri Traffic Monsom. Uburyo bwa mbere no gukanda kuri cash links. Hari ama link aba ari kuri site, uri ukanda noneho bakaguha amafaranga. Wanabyigisha n'abandi bakaguha amafaranga. Uburyo bwa kabiri no gukoresha serivisi yo kwamamaza, kongera abakiriya ba business wari usanzwe ufite. Hani nko kuri ni nko ku muntu deje ufite business, ushobora gukora advertisement cyangwa kwamamaza noneho bakamamaza ibyo uri gukora. Uburyo bwa gatatu no gusangira iyo nyungu, hari icyo twita revenue sharing. Uburyo bwa kane no kubwira abandi bantu ko sosiyete ya Traffic Monsom ikora. Tuvuganeho birambuye gatoya. So gukanda kuri cash link no kubyigisha abandi.
ubu ni uburyo bwa mbere nyine bwo gukorera amafaranga. So abayoboke ba Traffic Monsom bamamaza kuri site ya Traffic Monsom. Noneho iyo bari kwamamaza bishyura abandi bayoboke kureba izo publicité bo bashyizeho. Ko nshobora kujyaho nkakanda kuri link runaka, noneho bahita bampemba ako kanya rwose, nta nubwo ukeneye kubibona nyuma y'icyumweru cyangwa mu kwezi. Iyo umaze gukandaho wahita rwose bahita baguhemba ako kanya visually. Hari video nzakora ndi kubereka uko bikorwa. Nanone wabwira undi muntu kubireba bakongera kukwishyura nkaho ari wowe ubirebye. Hari igisabwa ariko nyine urabyumva. So bagusaba ko buri munsi nibura ugomba gusura site ya Traffic Monsom ukareba publicité 10. Kuzireba nta kindi no gukanda, hari buto ukandaho inshuro 10 gusa ku munsi. None icyo gihe ukaba ubasha guqualifyinga guhembwa ku bintu byose baza kuza kubona by'uwo munsi. Uburyo bwa kabiri ni ugukoresha nyine serivisi zo kwamamaza ukongera abakiriya ba business wari usanzwe ufite. Kuri mwe rero mufite za business deja muzi ko musanzwe mukora advertisement, meme mushobora no kuba muri kuyikora kuri Google, Facebook cyangwa n'andi masosiyete atanga kwamamaza. Muzi ko iyo mukoze iyo advertisement hari abantu bamenya ibyo muri gukora, noneho bakaza kubagurira. So namwe rero hano mwamamaza ibyo mukora kuri Traffic Monsom kabageza ku bantu bajonjoye. Ahangandi kuvuga nti targeted audience, mbese bareba audience muri gushaka akaba ariho bohereza izo advertisement. Ubwo nabyo bikabatera kugura ibyo mugurisha cyangwa se service muri gutanga. So uburyo bwa gatatu aribwo bwo gusangira revenue sharing. Umambure wa Traffic Monsom ugura service yo kwamamaza yitwa AdPack. Rero uguze iyo service yo kwamamaza, Traffic Monsom igabana nawe inyungu yose yabonetse buri masaha 24 sorry mutingwiki. So ugura iyo advertisement ya AdPack muri ayo masaha yose 24 bakagabana buri faranga ryose ryabonetse nawe. None rero kugira ngo ubone kuri iyo nyungu ugomba kureba nibura publicity 10 zamamajwe n'abandi bayoboke ku munsi. Ni ya buto nababwiraga mu kanya gashize ko nibura buri munsi ugomba gukandaho inshuro 10 gusa, kandi bisaba amasegonda make, ntago ari ibintu wirirwa kuri computer cyangwa se kuri mobile yawe ngo ukore. So ikiguzi cya AdPack ni amafaranga y'amanyamerika 50. Siko aya mafaranga atari makeya cyane cyane nk'abantu bari mu Rwanda, ariko ikiza cy'ibi ngibi ni easy yo kuyabona, kandi ndashaka kubigisha kuyabona niyo waba nta faranga na rimwe muri uyu mwanya ry'amanyarwanda ufite mu mufuka wawe. Ndizera ko ukomeza gukurikira kugira ngo mbikwigishe. So iyo uguze rero AdPack dore ibyo ubona. So baguha uko ari form ya advertisement, ni uburyo bwo kwamamaza uri kugura. Baguha abantu 1000 basura site yawe. Sinanone ushobora kuvuga ati ko nta site mfite, ibi ndabishaka hiki. Icyo gihe tukwereka uburyo ufata site yawe noneho ikwamamaza ubwawe, ikwamamaza ibyo uri gukora kuri Traffic Monsom. Fata amasegonda make. Kindi baguha ni click 20 za banner. Ntago nzi neza icyo nabasobanurira ko banner ari, ariko ni turiya dushusho mubona turi ku masite menshi tugenda duhindagurika, nitwo nakwita banner. So umuntu akandaho inshuro 20 bikakuzana bikamujyana kuri site yawe. Ntabwo no uburyo bwo kwamamaza. Ubwo rero maze
ayo mafaranga 50 mwaguze iyo ad pack, Traffic Monsom iguha inyungu y'amadolari 5. Bishaka kuvuga ko ubahawe ushoye 50 bagushubije totari cyangwa se sum y'amafaranga 55. Nanone igisaba ni ngombwa ko buri munsi cyane cyane hano kuri ad pack yawe buri munsi ugomba kuba waklikinze inshuro 10 cyangwa warebye publicité 10. Nimba ubyibagiwe kuri aya masaha 24 utakanze nta nyungu nimwe ubona, ariko uko ukomeje kuhakanda iraza gusa. Ni icyo cyonyine gisabwa ko ureba publicité 10 ku munsi. Nanone ndaza kuza gukora video mbereke uko uzireba. Ni ibintu byoroshye cyane, ntago ari ibintu bikomeye kubikora kwa. So uburyo bwa nyuma washa guhembwa nyine uburyo bwo kubwira abandi uko society ya Traffic Monsom ikora. So iyo ubwiye umuntu ko iyi society ikora, bishaka kuvuga iti wabwiye ko bikora, uberetse n'uburyo bajya kwiyandikisha ubwabo. Traffic Monsom ikoherereza 10% by'ibyo uwo muntu wabwiye yaguze kuri ntoza kuri society. Meaning advertisement baguzeho cyangwa service baguzeho, Traffic Monsom yo ikoherereza noneho sheke iraguhemba. Iti thank you ko wabwiye uyu muntu runaka uko dukora na service zacu. Ibi nanone ntago ari ibintu bisaba ubwenge bwinshi, apana. Nabyo ndabereka rwose ukuntu ari easy yo kubikora. Nko muri uyu mwanya reba ndi kubibereka, ndi kubabwira uko bimeze. Difference no uko ngewe nafasha akanya ko gukora iyi presentation imeze gutyo, ariko nabyo ntago ari ibintu bikomeye, ntago ari ngombwa ko ukora muri iyi form nabikozemo. Kubwira umuntu gutyo gusa birahagije. Nanone hari training ndi gukora nshaka kugira mbereke rwose mu buryo bworoshye ushobora kubikora. Iyi Traffic Monsom iroroshye pe kwikoresha, kandi iyo wamaze kwiyandikisha ugakora ibibazwa ibisabwa byo bya mbere na mbere, utangira kubona ayo mafaranga mu gihe cy'isaha imwe gusa, kandi ayo mafaranga akomeza kuza bidakama. So nanone ndagira ngo nze kuba transparent namwe. Mu cyongereza tubyita to put your money where your mouth is. So ntamvu ndi gufata uyu mwanya ngo mbibasobanurire, nzi ko harimo bashobora kuvuga ati ibi ngibi byaba ari ya scam nk'iy'abantu hariya muri North, abasore kugira ngo dushuke ngo tugwe mu mitego, ibintu nk'ibyo byose. Ufite izo ngingimira, dore ndi hano, umbaza icyo ushaka kumbaza, cyangwa se unyomoze nimba ubona hari ikintu kibeshye kirimo. Ariko mbabwiye nti ibi bintu ni ibintu biza kubafasha mwese, cyane cyane nkamwe mudafite utuzi ariko mushaka guhembwa. Nimba ufite ka mobile gusa, nta nubwo ukeneye kujya kuri ntuza kuri cyber cafe. Ka mobile kawe mu gihe cyose kabasha kujya kuri internet ushobora kubikora. Bifata iminota 5 at the most buri munsi, gufata iminota 5 kugira ngo uhemberwe umunsi wose. Ninde utabishaka? Rero ko wiyandikisha ujye kuri site yitwa birashoboka.com, www.birashoboka.com. ubundi ukande hejuru iburyo ahanditse ngo register. So numva rero ufite ikindi kibazo ushobora kunkontakta ndabigufasha. Amazina yanjye nkuko nabibwiye ntangira nitwa Bikorwa Freeman. Email ndi gukoresha iri hano hasi, nziko bishoboka @gmail.com. Traffic Monsom yanjye username ni Freeman.
nayo murabona uko nayanditse. So impamvu nshyizeho rero iyi username yanjye, kwishyiraho bituma mbasha kukubona no kugufasha easy, ariko utayishyizeho nta kibazo. Koresha email yanjye nimba ukeneye ko hari ubundi bumenyi gusangiraho. Murakoze, ndagira ngo mbabwire nti mwebwe mushaka gukorera amafaranga nimuze dukorera amafaranga, kandi ubibwire n'abandi. Now ndagira ngo rero mbahe challenge. Nkuko nafashe umwanya wo gukora iyi message, ndagira ngo mbizeze transparency. Ibi byose nababwiye ndabikora. N'ikimenyimenyi hari amavideo nk'atatu cyangwa 4 ndibuze kuza kwa uploadinga mbereka step by step uko ibi byose bikorwa, kugira ngo mutagira ngo uri kudushora mu biki, banza ari uburyo runaka uri gushaka ibi n'ibi. Apana, impamvu ndi kubisangira namwe mainly nuko nzi ko hari amafaranga menshi ku isi yose ari kunyanyagizwa. Abafite ubwo bumenyi barayatoragura. Harimo abantu badakunda gusangira, sabo ni ibyabo, ariko njyewe nzi yuko hari abantu benshi bashonje bafite imbaraga bashaka gukora ariko badafite uburyo bwo gukora. Dore ubu ni uburyo nta muntu n'umwe uza kuza kuguhagarika ngo ntubikore. So umupira uri kuri side yawe ngubu, wiyandikishe n'ubuntu. Ikibazo ufite uze turakubwira. Oh by the way, kubavuga icyongereza muri fluent already kuri website hariho za contact information ushobora gukoresha. Ushobora kumbaza cyangwa se ukabaza tech support. Hari abantu ibihumbi n'ibihumbi bari ku matelefone bategereje ko mubahamagara, bari kuri za email bategereje ko mwoherezayo ikibazo runaka ngo babafashe. Ariko muri mwebwe wenda mutavuga neza icyongereza cyangwa mutari comfortable mu kuvuga icyongereza, nshobora kubafasha. Sawa rero, muze duhure dukora amafaranga menshi, mwishime munezerwe. Murakoze cyane.